Mu bice by'isi byinshi abantu bizera ko igihe ari igikoresho kigenza, ariko hari abandi batizera gutya. Abavuga ko igihe kigenzurwa, ko hari kalendari y'ibanga ikoresha iminsi n'ibihe byatoranyijwe, bikoreshwa mu bikorwa bitavugwaho rumwe byuzuye ibanga n'ishami ry'umwijima bita the occult. Uyu munsi turasoma ibisa n'amabanga menshi abantu bagerageje guhisha imyaka magana. Amabanga avuga kuri occult kalenda, iminsi y'amaraso, imirimo yo guhembera imbaraga z'isi, n'igihe bivugwa ko imbaraga zindi ziva mu mwijima ziba zitegereje guhamagarwa. Ese wari uzi ko ku itariki wavukiyeho, ukwezi n'umwaka bifite icyo bisobanuye mu igeno ryawe mu buryo bw'umwuka n'amayobera? Impanuka ziba ku isi, intambara, ibihitana abantu, ibyorezo by'indwara z'amayobera, usanze hari imiryango y'ibanga ibibyihishe inyuma, wabyitwaramo gute? Tariki nk'iya mbere, 10, 19 na 28 zivugwamo abantu bafite leadership cyangwa se ubuyobozi, ariko bahura n'ibigeragezo bikomeye. Amatariki nk'iya 4, 13, 22 ndetse na 31 zivugwamo abantu bakurikirwa n'ibyago bikomeye cyangwa imiziro. Tariki nk'iya 7, 16 na 25 zivugwamo abantu bafite impano yo guhangana n'imbaraga z'isi, ariko kandi bagashyirwaho ibitambo cyangwa ibigeragezo. Mwigeze se mwumva ko ibintu byinshi mu isi bihuzwa n'ingengabihe y'ubwiru? Urugero ni nk'indege ya Ethiopian Airlines yakoze impanuka mu mwaka wa 2019 igahitana abarenga 150. Ngo nayo itariki yagwiriyeho isobanuye byinshi kuri occult kalenda. Iyi yaguye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2019. Tugiye kurebera hamwe uko bibarwa. Bavuga ko itariki, ukwezi, wongeyeho umwaka w'amavuko bibarwa bigatanga umubare umwe w'ibanga, ukemeza umurongo w'urupfu n'ubutumwa bw'ubuzima bwawe. Urugero ruto cyane, tuvuge niba waravutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025, ufatiye imibare yose ukagenda uyiterateranya. Igiteranyo ubonye kirabyara 17. Iyi 17 nayo ubwo urafata rimwe wongeyeho 7 biba 8. Bavuga ko 8 ari umubare w'imbaraga w'ubutegetsi, ariko kandi w'amateka y'abantu bapfa mu buryo butunguranye cyangwa bushyizeho iherezo rikomeye. Niba mwiteguye kumva ibihishwe n'ibyo benshi batinya kuvugaho, murakaza neza kuri The Bros Entertainment, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Abahanga mu mateka bavuga ko iyi kalendari ikomoka mu bihugu bya kera cyane nka Babiloni, Misiri n'abaturage bo mu gace ka Levant. Aka ni agace ko mu burasirazuba bwo hagati, kamwe mu duce tw'isi dufite amateka akomeye cyane ku by'ubwiru, amadini, ibikorwa bya kera n'imigenzo y'ubutita. Abo bose bemeraga ko imbaraga z'umucyo n'umwijima zagendanaga n'ibihe runaka mu mwaka cyangwa mu mezi 12 yose agize umwaka. Mu byo bakoreshaga harimo imigenzo, imihango y'ibanga n'igitabo cya kera cyitwa Mysterium Temporis, ibanga ry'igihe. Mu gihe ibihugu byinshi byaje kwinjiza kalendari za politike, iz'amadini n'iz'ubucuruzi, hari itsinda ry'abantu bo bakomeje gukoresha iyi occult kalenda, bavuga ko ari ishobora gufungura amarembo y'imbaraga z'isi n'izo tutabasha kubona. Occult kalenda ishingiye ku bintu bitatu. Icya mbere ni iminsi y'amaraso, iyo bita Blood Ritual Days. Icya kabiri ni iminsi yo kwakira imbaraga, Manifestation Days, ndetse n'iminsi y'umwijima mwinshi, cyo bita Dark Peaks. Iminsi y'amaraso, iyi minsi bivugwa ko ari yo guhindura icyerekezo cy'imbaraga. Aha niho hava inkuru zivuga amasezerano, gutura ibitambo no gusenya cyangwa kubaka imbaraga nshya mu mwijima. Benshi bavuga ko iyi minsi ari ikoreshwa n'amatsinda amwe y'ibanga. Muri yo harimo Black Lords, Order of the Dark Sun n'undi mutwe ufitanye isano n'ibivugwa kuri Illuminati. Hanyuma iminsi yo kwakira imbaraga, iyi ni iminsi ivugwaho gushyira umuntu mu murongo wo kwakira ubutumwa, amahirwe cyangwa imbaraga zitarasobanuka. Niho hava amagambo nka ukoresheje igihe ushobora guhindura amaherezo y'ubuzima bwawe. Naho iminsi y'umwijima udasanzwe, aha ni igihe imbaraga z'isi zivugwaho kugenda zivugururwamo umwijima mwinshi. Aha ni igihe imbaraga z'isi zivugwaho kugenda ziyungururwamo umwijima mwinshi. Ni iminsi abakoresha occult kalenda bavuga ko imipaka y'isi n'isanzure iba yoroshye guca. Hari ibihuha byatangiye gukwirakwira mu mwaka wa 1801 ubwo hatoraguwe mu Budage inyandiko ivuga abayobozi bakomeye ku isi badakoresha Gregorian calendar, bakoresha ibihe by'amayobera yo mu mwijima. Dore imyanya igarukaho cyane. Umwanya wa mbere ni bita April 30, Night of the Old Fire, ni ijoro ry'amashitani n'imigenzo y'ubwiru, cyangwa se ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Naho June 21st, Solstice of the Great, ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu, haba icyo bita nk'imbaraga z'urumuri, umunsi w'izuba rikomeye, imyuka yo kurinda no guhamagara izindi mbaraga. Naho October 21st, the Night of the Veil, ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10, nicyo bita umunsi urimbura umupaka w'abazima n'abapfuye. Hakaba kandi December 21st, Peak of the Dark Sun, cyangwa se Winter Solstice, ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka. Haba ari umunsi w'umwijima w'ikirenga n'ivuka ry'izuba rishya. Aho hose hakunze kumvikana inkuru z'ihuriro, abantu baburirwa irengero, amasezerano y'ibanga, ndetse n'abavugwaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga nyuma y'iyo minsi.
Abakunda conspiracy theories bavuga ko ibi ari byo bihuza iminsi y'uko abantu bamwe bavumbuka vuba bagahinduka ibyamamare cyangwa abanyemari bakomeye mu buryo budasanzwe. None kuki kalendari itavugwa cyane? Ushobora kuba ari ubwa mbere yumvise aha ngaha kuri The Bros Entertainment, cyangwa ukaba warigeze kuyumva ahandi mu binyamakuru bitandukanye, cyangwa se abandi bantu bayivugaho mu buryo budasanzwe. Abashakashatsi bavuga ko hari impamvu nyinshi zituma iyi kalendari itavugwa cyane. Iya mbere, kuko yakwica ihuriro hagati y'iyobokamana n'imigenzo ya kera. Iya kabiri, ivuga ku kwemera imbaraga zitarasobanuka. Naho iya gatatu, ishobora kugaragaza ko hari itsinda rigenzura isi ritagaragara mu buryo bw'ibanga, bikaba byateza umutekano muke mu isi cyangwa se bikaba byateza inkeke mu batuye isi. Hari abemeza ko ibihugu bikomeye bitajya bitangaza ku mugaragaro bimwe biba bikubiye muri Okati kalenda kuko byateza impagarara muri rubanda. Gusa hari umuyobozi umwe w'umusaza wo mu Burusiya wavuze amagambo ateye ubwoba ati, muzabona ibiba ku isi nimwitegereza, mujye mureba neza amatariki. Nubwo hari byinshi bigaragara nk'ibihuha, abahanga mu bumenyi bemera ko ibihe bimwe bigira ingaruka ku myitwarire y'abantu. Imbaraga z'ukwezi n'izindi z'ikirere zigira uruhare ku mibereho y'isi, kandi impinduka z'ikirere zishobora kugira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe no ku myifatire ya muntu. Bityo abavuga ibi byose bashimangira ko Okati kalenda ishobora kuba idahuzwa n'umwijima gusa, ko ishobora kuba ishingiye ku bintu bifatika bya fizike na cosmic alignment byabuze ibisobanuro. Kugeza uyu munsi wa none haravuga ko Okati kalenda ishobora kuba igitabo cyuzuye ibihuha, cyangwa igikoresho cy'ibanga gikoreshwa n'itsinda rigenzura byinshi tutamenya neza, cyangwa se ishobora kuba ari ihuriro ry'amayobera ya kera, ubumenyi bw'ikirere n'imyemerere y'abantu bari mu mibereho itandukanye. Ariko ikintu kimwe kirumvikana, abantu benshi bemeza ko uyu mwandiko w'amayobera ushobora gutuma umuntu amenya byinshi ku mbaraga z'isi tutabona n'ibihe bifite ububasha bwo guhindura amateka y'abantu. Niwe ugomba kwibaza, ese iyi kalendari ni ibihuha cyangwa koko hari ibanga riremereye ririmo iryo tutari twemerewe kumenya? Okati kalenda ni imbonerahamwe cyangwa ingengabihe bivugwa ko ikoreshwa n'amatsinda y'ibanga mu isi, ayo bita secret societies, mu buhanuzi, mu kumenya imibereho y'umuntu ndetse n'ukuntu urupfu rwe rushobora kumugeraho. Iyi kalendari bavuga ko ari igikoresho cy'ibanga gihuje imibare, ukwezi umuntu yavukiyemo n'igihe cy'ukwezi n'inyenyeri, kikavuga ko gifasha mu gusesengura imbaraga z'umuntu kuva ku munsi avuka, kwemeza icyiciro cy'ubuzima cye n'icyo azahangana nacyo mu buzima, ndetse no gutangaza uko umurongo w'ubuzima bw'umuntu uzarangira mu isi. Iki ni igitekerezo gikunze kuboneka mu mvugo zo mu myemerere ya Okati, esotericism ndetse na mysticism, dore ko bavuga ko amatsinda y'ibanga yakoresha itariki umuntu yavukiyeho. Mu bitekerezo by'amayobera hari ibyo bavuga ko amatsinda runaka akoreshamo ibimenyetso. Icya mbere nicyo bita numerology, ubumenyi bw'imibare y'ibanga. Bavuga ko buri tariki ifite umubare ufitanye isano n'imbaraga z'isi, inyenyeri cyangwa vibration. Nk'itariki ya mbere, iya 10, 19 na 28 zivugwamo abantu bafite leadership cyangwa se ubuyobozi ariko bahura n'ibigeragezo bikomeye cyane nk'uko twagiye tubivuga. Tariki ya 4, 13, 22 ndetse na 31, izi tariki zivugwamo abantu bakurikirwa n'ibyago bikomeye cyangwa imiziro. Naho tariki ya 7, 16 na 25 zikavugwamo abantu bafite impano yo guhangana n'ibanga, ariko kandi bagashyirwaho ibitambo cyangwa ibigeragezo bidasanzwe. Ibi byose biva mu myemerere ya Okati, si ibintu byemejwe mu bumenyi bwa siyansi, ariko nibyo bivugwa mu mateka y'ibanga. Ikindi kandi na astrology n'imihindagurikire y'ukwezi. Bavuga ko ikimenyetso cy'ukwezi wavukiyemo gikoreshwa mu kumenya umwuka ugenga ubuzima bw'umuntu n'uburyo azarangiza ubuzima. Ibi nibyo dusangamo impanuka, indwara cyangwa n'ibindi bidasanzwe. Urugero mu myizerere yabo, umuntu wavukiye mu kwezi kw'igice bavuga ko uba ufite igeno ryiza ariko karangwa n'intambara z'imbere mu mutwe. Naho wavukiye mu kwezi kuzuye, cyo bita full moon, bavuga ko ari abantu bahura n'ihindagurika rikomeye mu buzima ariko kandi bagahura n'urupfu rudasanzwe. Hari icyo bita life path code muri Okati kalenda. Bavuga ko itariki wongeyeho ukwezi ukongeraho umwaka w'amavuko bibarwa bigatanga umubare umwe w'ibanga, ukemeza umurongo w'urupfu n'ubutumwa bw'ubuzima. Urugero, niba waravutse ku tariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020, iyo mibare yose uragenda uyiterateranya urasanga uri bubone umubare 8. Bavuga ko umubare 8 ari umubare w'imbaraga w'ubutegetsi ariko kandi w'amateka y'abantu bapfa mu buryo butunguranye cyangwa bushyizeho iherezo rikomeye. Ibyo byose ni imyemerere y'amayobera, si ihame ry'ukuri. Ariko nanone ushobora kwibaza uti, ese koko Okati kalenda ikoreshwa n'amatsinda y'ibanga? Mu makuru y'amateka, amatsinda nka Freemason, Theosophical Societies cyangwa Golden Dawn yumvikana ko yakoreshaga imihango y'imibare, iminsi n'ukwezi, ariko nta gihamya kigaragara cyemeza ko hari ingengabihe ikoreshwa yo kumenya uburyo abantu bazapfamo. Ni inkuru zishingiye ku myemerere, ibanga n'ibihuha bivanzemo kuri guke n'umwuka w'amayobera mwinshi. None kuki ibi bintu bikomeza gutera amayobera n'igitinyiro mu isi? Bishingira ku bintu umuntu adashobora kubona cyangwa kwemeza. Bikoresha imibare n'ukwezi, ibintu abantu bakunda kwikangaho cyane. Bivuga ku buzima n'urupfu, ibintu byose bibabaje kandi biteye ubwoba. Niyo mpamvu biboneka cyane mu bitabo bya Okati, filime n'amateka y'ibanga.
ibyanditswe by'abantu bifuza kumenya ibihishe nyuma y'ubuzima bwa buri munsi. Mu kurangiza dusoza uru rugendo rwo mu mwijima, biragaragara ko Occult Calendar atari gusa urutonde rw'amatariki, ahubwo n'urufunguzo rwinjiza umuntu mu mwijima w'amateka y'ibanga, imigenzo y'amaraso n'imbaraga zidasobanutse zakoreshwaga n'imiryango ya kera. Aho abandi babona iminsi isanzwe, abaza amabanga babonamo ibikorwa bihishe, ibisigo by'ubwiru n'igihe cyatoranyijwe cyo gutura ibitambo. N'ibyo bitangazwa uyu munsi ntibyigeze bisohora ukuri kose. Hari ibice bikiri mu mwijima, amatariki avuga iby'imbaraga zinyuranye, imigenzo yibera munsi y'isi, n'icyunamo cy'uko bamwe bemera ko umuntu avukana itariki imuhuriraho n'umugambi atazi, wanditswe mu bitabo by'amayobera bitigeze bishyirwa ku mugaragaro. Kandi nubwo isi igezweho isa n'iyibagirwa ibi byose, buri mwaka hari abahora bavuga ko ayo matariki akora, ko imbaraga zayo zigihumeka, kandi ko hari abazi neza uko ako gakoni k'iminsi gakoreshwa mu kwita ku buzima bw'umuntu cyangwa mu kumena amaraso y'utazi ko yatoranyijwe. Ariko ikibazo gisigaye ni iki: ese Occult Calendar ni inkuru iteye ubwoba abantu bahimbye, cyangwa ni ikimenyetso cy'ukuri k'ubugenzuzi bwahoraga bukora mu rwihisho kuva isi ikiremwa? Ibiganiro nk'ibi by'amayobera nta handi wabisanga uretse ahangaha kuri The Bros Entertainment, hamwe na Mugirabanga ati umucukumbuzi wabaswe n'ubumenyi bw'ibitavugwaho rumwe n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.